Tariki ya 4 Nzeri umwaka wa 2025 nibwo inkuru y'incamugongo yasesekaye ku banyarwanda ibika urupfu rw'umuhanzikazi Gloriose Musabyimana wamenyekanye cyane nka Gogo. Uyu akaba ari umuhanzikazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse ari umunyarwandakazi. Yamenyekanye mu gihugu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga kubera ubwiza yagezaga ku bantu. Akaba yashizemo umwuka none tariki ya 4 Nzeri 2025 azize uburwayi aho yari afite imyaka 36. Murakaza neza mu mateka ya Gogo Gloriose. Nge nitwa The Fresh kandi subscribe kugira ngo dukomezanye. Ubusanzwe amazina ye nyakuri yitwa Musabyimana Gloriose, gusa akaba yaramenyekanye ku kazina ka Gogo Gloriose. Yavukiye mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Gogo yatangiriye gukora umuziki mu rusengero nyuma yo kwakira agakiza mu itorero rya Anglikani. Yinjiye muri korali maze atangira kwandika indirimbo ze bwite. Mu ntangiriro z'umuziki we, Gogo yahuye n'ibibazo byo kubura ubushobozi. Mu rwego rwo gukora umuziki we, yagurishije isambu ye, yashoye amafaranga mu muziki, ariko amafaranga yose ashira atari yamenyekana ndetse nta na kimwe agezeho. Dore ko yari amaze gukora indirimbo ebyiri zonyine ndetse izo ndirimbo ntizigeze zinamamara. Gusa kera kabaye Gogo Gloriose yaje gukora indirimbo bita Blood of Jesus, cyangwa se yamenyekanye nka Blood of Jesus. Iyi ndirimbo yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2024 kubera iyo ndirimbo yitwaga Blood of Jesus. Gogo Gloriose yaje kumenyekana. Yahereye ku mbuga nkoranyambaga zatumye indirimbo ye ikwirakwira mu buryo butangaje, nubwo yatangiye bamwe bayiseka. Nyuma yo gukwirakwira cyane, indirimbo ye yasubiwemo n'umuhanzi w'umuziki wa gospel uzwi cyane muri Afurika y'Epfo witwa Kifunes, nawe ayishyiramo injyana ye bwite. Gogo Gloriose ntiyaje gucika intege, yakomeje gukora indirimbo nyinshi zitandukanye. Dore ko yaje gukora iyitwa Uwiteka, ayikora muri Gashyantare umwaka wa 2025. Gogo yashyize hanze amashusho y'indirimbo yita Uwiteka ndetse ikomeza gushimisha akunzi b'umuziki nyarwanda ndetse n'abagororiose muri rusange. Gogo Gloriose yakunze gutumirwa mu bitaramo bitandukanye byo kuramya no guhimana, harimo n'ibyo yagombaga gukorera muri Uganda mbere yo gupfa. Gogo Gloriose yitabye Imana ku itariki ya 4 Nzeri umwaka wa 2025 ubwo yari mu gihugu cya Uganda ari mu ivugabutumwa. Yapfuye azize uburwayi nyuma yo kuremba bitunguranye akajyanwa kwa muganga. Urupfu rwe rwatunguye abantu benshi cyane. Yari amaze igihe gito atangiye kumenyekana ndetse amaze no kugera ku bikorwa by'indashyikirwa mu muziki we. Abakunzi be bakomeje kugenda batanga ubutumwa bwihanganisha umuryango we ndetse n'ubutumwa buvuga ibikorwa bye by'ikirwa. Nge nitwa The Fresh, komeza ubane natwe. Amakuru nk'aya urakomeza kugenda uyageraho. Ibyegeranyo nk'ibi nakagaruka. Reka tubashimire namwe mwese mutwumvira mu duce tugiye dutandukanye, abari mu majyaruguru, amajyepfo, Iburasirazuba, Iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, ndetse ntitwibagirwe n'abari hanze y'igihugu cyacu. Reka tubwire ko muri abagaciro ni mwebwe mukomeza gutuma dukora ibyegeranyo nk'ibi ndetse kandi mugakomeza kugenda muryoherwa. Ikiganiro nk'iki nakagaruka. Hasta la vista. Tariki ya 4 Nzeri umwaka wa 2025 nibwo inkuru y'incamugongo yasesekaye ku banyarwanda ibika urupfu rw'umuhanzikazi Gloriose Musabyimana wamenyekanye cyane nka Gogo. Uyu akaba ari umuhanzikazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse ari umunyarwandakazi. Yamenyekanye mu gihugu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga kubera ubwiza yagezaga ku bantu. Akaba yashizemo umwuka none tariki ya 4 Nzeri 2025 azize uburwayi aho yari afite imyaka 36. Murakaza neza mu mateka ya Gogo Gloriose. Nge nitwa The Fresh kandi subscribe kugira ngo dukomezanye.
ubusanzwe amazina ye nyakuri yitwa Musabyimana Gloriose, gusa akaba yaramenyekanye ku kazina ka Gogo Gloriose. Yavukiye mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Gogo yatangiriye gukora umuziki mu rusengero nyuma yo kwakira agakiza mu itorero rya Anglikani. Yinjiye muri korali maze atangira kwandika indirimbo ze bwite. Mu ntangiriro z'umuziki we, Gogo yahuye n'ibibazo byo kubura ubushobozi. Mu rwego rwo gukora umuziki we, yagurishije isambu ye, yashoye amafaranga mu muziki, ariko amafaranga yose ashira atari yamenyekana ndetse nta na kimwe agezeho, dore ko yari amaze gukora indirimbo ebyiri zonyine ndetse izo ndirimbo ntizigeze zinamamara. Gusa kera kabaye, Gogo Gloriose yaje gukora indirimbo bita Blood of Jesus, cyangwa se yamenyekanye nka Blood of Jesus. Iyi ndirimbo yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2024 kubera iyo ndirimbo yitwaga Blood of Jesus. Gogo Gloriose yaje kumenyekana. Yahereye ku mbuga nkoranyambaga zatumye indirimbo ye ikwirakwira mu buryo butangaje, nubwo yatangiye bamwe bayiseka. Nyuma yo gukwirakwira cyane, indirimbo ye yasubiwemo n'umuhanzi w'umuziki wa gospel uzwi cyane muri Afurika y'Epfo witwa Kifuness, nawe ayishyiramo injyana ye bwite. Gogo Gloriose ntiyaje gucika intege, yakomeje gukora indirimbo nyinshi zitandukanye, dore ko yaje gukora iyitwa Uwiteka, ayikora muri Gashyantare umwaka wa 2025. Gogo yashyize hanze amashusho y'iyi ndirimbo yita Uwiteka, ndetse ikomeza gushimisha akunzi b'umuziki nyarwanda ndetse n'aba Gloriose muri rusange. Gogo Gloriose yakunze gutumirwa mu bitaramo bitandukanye byo kuramya no guha Imana, harimo n'ibyo yagombaga gukorera muri Uganda mbere yo gupfa. Gogo Gloriose yitabye Imana ku itariki ya 4 Nzeri umwaka wa 2025 ubwo yari mu gihugu cya Uganda ari mu ivugabutumwa. Yapfuye azize uburwayi nyuma yo kuremba bitunguranye akajyanwa kwa muganga. Urupfu rwe rwatunguye abantu benshi cyane. Yari amaze igihe gito atangiye kumenyekana, ndetse amaze no kugera ku bikorwa by'indashyikirwa mu muziki we. Abakunzi be bakomeje kugenda batanga ubutumwa bwihanganisha umuryango we ndetse n'ubutumwa buvuga ibikorwa bye by'ikirwa. Njye nitwa The Fresh, komeza ubane natwe. Amakuru nk'aya urakomeza kugenda uyageraho. Ibyegeranyo nk'ibi nakagaruka. Reka tubashimire namwe mwese mutwumvira mu duce tugiye dutandukanye, abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, ndetse ntitwibagirwe n'abari hanze y'igihugu cyacu. Reka tubwire ko muri aba gaciro ni mwebwe mukomeza gutuma dukora ibyegeranyo nk'ibi, ndetse kandi mugakomeza kugenda muryoherwa. Ikiganiro nk'iki nakagaruka. Hasta la vista.